Tugiye kwakira umunyarwenya witwa Inkirigito Clement, umwe mu bahanga dufite bakoresha ubugeni bwo kuvanga ibintu paka byivanze. Yitwa Clement Inkirigito. Ladies and gentlemen, give it up for Inkirigito Clement. Ndagahambirwa muri benshi. Yego paraba. Abakobwa bari hano beza muhaguruke muvuge ngo wi. Nari mbizi ko ntabyo mwakora ntago bintunguye, ariko reka mbibwirire inkuru. Reka mbabwire ukuntu nahuye n'umukobwa mwiza Makarena. Twahuriye muri bisi ndamupofoka ndagenda ndamwegera, ni hey Makarena baby ndakubonye numva ngiye gusara, ibyo nkubwira ntabwo ari ukubeshya. Hey Makarena, ni hey Makarena baby ndakubonye numva ngiye gusara, ibyo nkubwira ntabwo ari ukubeshya. Hey none baby calm down, God is your body, put in my heart for look down. God, you sweet like Fanta. If I tell you say I love you, know they for me younger. Baby now aransubiza ati Kerema, bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye. Yego we nkuru yukikururabo, nkuru muri mu mwijima, uko niko tumeranye. Ni wow, ni rero ubu bayu wanjye nanjye mbayu wawe, inyenyeri nyobora itazigera izima, intambwe yawe uzunsangirote bihumbi, wowe roho yanjye nzahora nirata. Ni baby rero urabona ko twemeranye, babarira ngusaba ikintu njyana ushaka hose maze nawe aranjyana. Nahindukiye nisanga ngeze Igisenyi, iyo kumucanga ninywera nuje ndibyeyi, burya kana keza burya sinapfa gufera. Yo ngo dore ko nariye indege nyinshi niza kirojana. Mureke mbabwire, turagenda tugeze Igisenyi tuhasanga abandi basore, ndababwira ntimwamubonye uwanjye ntiyazagira umukoraho, mwamubonye uyu n'uwanjye, bati humura si uwawe, shisha make nanjye yarampaye, last Friday nabwo yarampaye, best friend we nawe yarampaye, wallahi si uwawe, shisha make nanjye yarampaye, last Friday nabwo best friend we nawe yarampaye. Ni baby nibyo ati bimama twibazavuga baruhe, ntacyo bakora kitaruguteranya, bazamara inkwi bacanira amabuye, ngo ntacyo bakora kitaruguteranya, ngo ahubwo tunigendere tubasige hano. Nanjye ni baby tugende reka twe tugende, iye tugende reka twe tugende. Turagenda tugiye kugera mu rugo, ndamubwira nti baby reka mbanze njye kwifubika maze tugende. Ati jye sininjira mu nzu, ariko baby karibuni tujyane mu nzu. Vayo baby nkwereke, reke mon bebe fata baby wisuna, udarinde bwerere. Ati reka ninjira ariko sininda, akinjira kigera mu nzu, ati mu nzu yawe ni heza, ndahakunze ni heza, hatonyanga imigisha ni heza, ngo ndahakunze ni heza. Nireka nze nguhe kuri iyo migisha, ndiyambura utwenda ntunagahari,
ati yakoyewe ayibana we ibindi kombona bikaze ngo jewe dumiwe iyo wandumiwe injewe dumiwe yego we niwumijwe n'iki se ati apucuri akoshe mana we ati we ampucuri we iwe akoshe mana we nakunze uriya mukobwa ndamwibuka rimwe twigeze kujyana gusenga ahantu mu gashyamba keza cyane tugezeyo twari dufite ibyifuzo bikomeye ariko iryo shyamba ryari inzitanye cyane we kuhanyura byasabaga yuko tugenda duciye bugufi arambaza ati hano hantu subu ndahanyura gute ndamubwira ni unama fresh nkurura fresh ngo nyegera fresh umubiri kundi fresh ni unama fresh nkurura fresh nyegera fresh umubiri kundi fresh ako kanya taburanye yahise yunama ariko yunama nabi igiti kiba kiramwishe ndamubwira ni ntugire ikibazo jewe ndumuganga kuko ngo ndakuvura kandi nivuye inyuma nkunda vyuye inyuma sana baranzi mwana wa mama ni ndakuvura kandi nivuye inyuma nkunda vyuye inyuma sana baranzi mwana wa niba mwemeye muko bamashi pamparara yego we pamparara DJ shamwoko raheze DJ yikuremo. Hanyuma rero turishimye ko dusoje umwaka turi kumwe n'abantu bangana gutya. Imana ibahe umugisha mwikomera amashyi n'ukuri. Ikindi kintu kidushimishije nuko turi kumwe n'abantu bakuru, turi kumwe n'urubyiruko, ariko hari ikintu nshaka kwibwirira urubyiruko. Sha mu bintu ntabifuriza gusaza bura ni ibintu biragatsindwa n'Imana. Ni ibintu bibi. Hari umusaza duturanye umva nta mwana agira, nta mugore, nta muntu ujya umufasha ikintu na kimwe, buri bintu byose niwe ubyikorera kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma. Hari igihe rero yicwa n'inzara kubera hari ahantu munsi y'urugo afite utuntu tw'utugori, agahita yikoza munsi y'urugo akavuga ati ngiye kurarira tuno tugori ubundi niryamire. Akagenda agaca utugori, yaza abantu b'abasaza nta nubwo baba bakizi kotsa neza, nukuza agahita avumbika. Yamara kuvumbika hari n'igihe aba afite n'agatotsi agahita yisinzirira, ubwo akarara avumbitse. Mu gitondo agahita ashidukira hejuru akibuka ko yavumbitse, akavuga ati reka ngiye kuvumbura. Niho twakuye abanyarwanda bahise bavumbura ngo burya ngo nta mukwaha ngo nta no mu ntuza, cyangwa ugasanga ngo bavumbuye ngo nta byera ngo de, ariko ngo umuntu wavumbuye ngo nta mukwaha nta na hariya. Njye naribajije yahakoreye icyarimwe cya byagenze gute. Ariko bamwe bakavuga ngo yabanje gukora ahambere ngo babona za mu kazi yasinze bahita bamwirukana, ahita ajya no muri MTN, naho agiyeyo ngo akora nabi naho baramwirukana. Aravuga ati bishobora kuba ari abadayimoni, reka njye gusenga. Ajya gusenga, bamutegeka kubatizwa, arabatizwa, ariko ntiyabitinzemo. Nyuma y'icyumweru yari amaze kongera kugwa pe. Akimara kugwa abantu bakajya bibaza ngo ariko se Mana yanjye buraya yagushijwe n'iki. Abandi bati se yari kubura kugwa n'ukuntu yirirwa yategeza abasore bakayakoraho, ubwo yari kubura kugwa gute? Ubwo none ndababaza ni se burya kuyakoraho cyane nibyo bituma agwa? Mpita nibuka rero ngiye bwa mbere nyakoraho, mureke mbabwire. Ngewe bwa mbere nyakoraho nakoze ni mubyara wanjye watumye nyakoraho. Yari avuye muri Amerika ayafite menshi ari amadolari, arambwira ngo njye kuyamuvunjishiriza hariya mu mujyi. Ndagenda
ndavuga nti mbere yuko njya kuyavunjisha reka mbanze nyure kuri sheri wanjye mwiremereho nanjye nyamwereke. Nyura kuri sheri wanjye ndamubwira nti wayabonye se? Ati nayabonye. Arambwira ati rero n'ubwa mbere nyabonye zana nyakoreho. Ndayamuhereza akajya yakoraho, kubera rero ari ubwa mbere akajya yahindukiza akongera akayazunguza. Shangiye kumva numva atangiye no gushyuha. Atangiye gushyuha azana umuriro mwinshi, turavuga ati uyu mwana arwaye malaria reka tumujyane kwa muganga. Turavuga ngo reka tumwirukankane. Turamwirukankana ariko tunavuza induru ngo ni igisambo ni mumufate. Hari akagabo rero kitwaga Bizimana karabangukaga abaramufasha. Akimufata hajya hano byari bigenda gutera, yaramufashe bigenda gute. Reka mbabwire uburyo nahise nigira mu muziki ngezeyo. Ubwo noneho nari mfite no gushutinga indirimbo ejo bundi yari kuba iya mbere, nuko mpita mpamagara umudirector wari kunshutinga, yari umukobwa yitwaga Diane. Diane arambaza ati se uyu munsi uribuka gahunda dufite? Ndayibuka. None se uri he? Ndamubwira nti ndi mu rugo. Ndamubaza ni se ahubwo turakorera he? Arambwira ati se waretse tugakoreraho? Ndamubwira nti ariko Dia uri igicucu dukoreraho? Reka mbagira inama n'ukuri. Ejo bundi twari turi muri gahunda ya Stop Sida n'ibintu bijyanye no guhagarika inda zitateguwe n'ibiki. Reka mbabwire niba byakunaniye no kwifata basi koresha agakingirizo. Ubwo Diane rero ndamubwira ni koko uragira ngo nta nubwo ufite ubwoba ko nagutera inda? Abarambwiye ati ariko Kerema wabakabwa. Tiko Kagabo yayiteye wabonye yarabaye iki? Kandi koko Kagabo yarayiteye abantu batangira kumuca intege. Ngo yiteye mu gihe cy'izuba, ngo iriyavuka ngo ntagizera rwose ngo nta kintu izavamo. Ubwo noneho ndamubwira ntisha, arababwira ati je nzayivomera kandi ndabizi ko izakura. Ubwo noneho arayivomera. Ubu rwose ndababwiza ukuri ko mu rugo nta muntu ukirya avoka yaguze. Reka kereka ejo bundi nibwo numvise nkumbuye kurya iyo naguze, jya kureba harya mu Migina ngo niho habizamakera. Murakoze cyane, twa Nyirigito Clement. Iyi televiziyo ifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85. Zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe, ubu koko niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuje kuri televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.